destiny awaits. Mu minsi ishize ubwo hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 nibwo filime mwakunze cyangwa se mwamenye kera nka MERLIN cyangwa se MERLIN kuri Netflix nibwo dirasiyo yayo cyangwa se kontra yayo yari irangiye aho itazongera gucishwa kuri Netflix. Ibyo nyuma yaho bibereye nibwo nanjye byahise binyibutsa yuko abenshi mutazi amateka y'umusore wanyu MERLIN cyangwa se MERLIN. Bikubiteho nuko umukunzi wacu umwe mu bakunzi bacu tuyi Burundi yadusabye amateka ya MERLIN cyangwa se yadubwiye ngo tumubwire zimwe mu ncamake za MERLIN. Uyu munsi turamubazaniye. Niba utarakora subscribe ibuka gukanda subscribe kandi ukore like ukore comment utubwire icyo ushaka nyuma y'ino video yacu cyangwa se niba hari n'igitekerezo ushaka kutugezaho kitugezeho muri comment kuko turazisoma. Ku itariki 15 z'ukwa 12 rero ubwo nabonaga ayo makuru nibutse kuva mu myaka y'ibihumbi 2008 kuza muri 12 ubwo MERLIN yari hit